kugirira ishyari umuvandimwe wawe ukaba wagira no ku rwego umuguri umuntu wagurisha umuvandimwe we kubera ishyari nabanika ikiganza. Ndabona nawe urimo nazabonekamo by'iteka byose. Uyu Yosefu bene se byarangiye bamugurishije, ntabwo turi bwasome cyane iki gitekerezo murakizi. Baramugurisha ajyanwa mu gihugu cya Egiputa. Yosefu agera mu gihugu cya Egiputa. Twanyarutse mu gice cya 39. Yosefu bamugurishije ibiceri by'ifeza bingahe? Ibiceri by'ifeza 20. Tekereza kugurisha umuvandimwe wawe. Ntabwo nari nakora ubushakashatsi ngo ndebe ibiceri by'ifeza 20 amafaranga arimo y'amanyarwanda. Ariko iyo ugeragije kubyumva umva atari amafaranga menshi ku buryo tumugurisha umuntu cyangwa se umuvandimwe wawe. Yosefu umusore wacu bagize gute? Baramugurishije. Wibuke ko turi kwiga ikigisho kivuga ngo kugendana na Yesu bitera gutsinda. Yosefu agera muri Egiputa, ubwo abavandimwe be bumvaga nyine bye byaragiye, baragenda bashyira sikanzo yari yarahaye Yosefu, bati umwana wawe twasanze inyamaswa zagize gute? Ababeshyi muri aho, abantu babeshyi bagiye babeshya se ko bucura Yosefu yagize gute? Yaguriye inyamaswa zagize gute? Zamwishe, kandi aribo bagize gute? Bamugurishije. Yosefu aragenda agera mu gihugu cya Egiputa, aza kugirirwa icyizere kubera ko igendanye na Yesu bigutera kugira gute? Aza kugirirwa icyizere, aratorana ajya gukora mu rugo rw'abantu bikomeye. Iyo uri kumwe na Yesu ntabwo ubaho nawe, ubu ukomeye. Yosefu baramugurishije, abavandimwe bumvisha ko byamurangiranye, bumvisha ko agiye kugenda akaba umuntu w'umucakara muri biriya bihugu bya Egiputa bakoreshaga uburetwa, bumva ko agiye kugenda akabaho nabi cyane cyane. Ariko birangira Yosefu ageze mu bantu b'abakire cyangwa se bayoboye igihugu cya Egiputa b'abayobozi. Nuko Yosefu cyaje kubaho ni ikintu kimwe giteye ubwoba. Ku gice cya 39 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Tekereza umusore wacu avuye mu gihugu bamugurishije, aragiye agerayo ubwo bumva ntabwo bakuburira ugomba gukora ubucakara gake, agira amahirwe aratoneshwa, ajya gukora mu rugo rw'abandi, agize ngo nawe agiye kwiberaho neza n'abandi bose bageze mu bakire. Nyirabuja ati Yosefu rero buriya wowe, ariko Yosefu agira gute? Aranga. Umurongo wa 5, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo Munyegiputa. Ku bwa Yosefu kugendana na Yesu bitera kugira gute? Yosefu yari yarahawe kuba umutware w'ibintu byose by'uwo mugabo yagiraga gute? Yakoreraga. None umugore w'uwo mugabo birangiye amubwiye ngo tugire gute? Turyamane. Tekereza ko wagiye gukora mu rugo rw'umuntu ari umukire, nyirabuja ukumva atangiye kukubwira ngo tugire gute? Abasore benshi ntabwo bakunda guhagarara nka Yosefu, ariko mu by'ukuri kugendana na Yesu bitera kugira gute? Gutsinda. Nugendana na Yesu uzagitsinda imitego yose y'umwanzi Satani. Umurongo wa 6, abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikiye ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja benguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Umurongo wa 8, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byose byo mu rugo, ndetse abikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawurundutamo, kandi
ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe. Abasore bahagarara Yosefu bamarika ikiganza. Birababaje bitera agahinda kuba mu iteraniro ry'abantu 600 hari kumanikamo abantu 3. Ibi bintu kugendana na Yesu bitera kugira gute? Gutsinda. Nuramuka kugendana na Yesu guhera uyu munsi, nawe Yesu azakubashisha gutsinda ibishuko. Nuramuka kwisaba kugendana na Yesu uyu munsi, Yesu azakubashisha kugira imbaraga mvajuru. Nuramuka kwisaba kugendana na Yesu, Yesu azakubora byose mu izina rya Yesu. Yosefu ku murongo wa 9, muri rugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha. Ngo Yosefu yabasha te gukora iki? Icyaha gikomeye gutyo ngacumura ku Mana. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nujya wanga gukora icyaha, ujye umenya yuko wanze no gucumura kuki, kandi Imana iberaho kugira ngo igire gute idufashe. Ntabwo twabyishoboza, ahubwo imbaraga mvajuru nigira gute ibitubashisha. Umurongo wa 10, akajya abibwira Yosefu uko bukeye namwumvire. Yosefu umunsi wa mbere ubwo yarabyanze, umunsi wa kabiri namuja Yosefu aratsemba. Kanihute mu gitekerezo, abafite biriya bakomeza basome turagenda. Byaje kugera ubwo Yosefu yari ari gukora amasuku mu nzu cyangwa se ari ahantu mu nzu mu cyumba, abandi bagaragu bari hanze cyangwa se abandi bakozi bakoranaga bose bari hehe? Bari hanze nta n'umwe muri mu nzu. Nyirabuja araza yegera Yosefu, arongera aramubwira ati Yosefu turyamane. Yosefu aranga. Nyirabuja afata umwenda wa Yosefu cyangwa se umwitero wa Yosefu, arangije avuza induru ati muntabare. Tekereza Yosefu wavuye mu gihugu cy'abavandimwe bamugurishije, agiye mu gihugu cya Egiputa, yibwiraga ko yagiye gukora uburetwa bikarangira, agira amahirwe aratoneshwa, ariko ahura n'ikigeragezo cya Nyirabuja akajya mwoshya gukora ibibi Yosefu aranga. Bigeza ubwo Yosefu bamwatse umwitero we, Nyirabuja avuza induru ati uyu muntu afashe ku ngufu, nyamara Yosefu ntabyo yakoze. Tekereza agahinda Yosefu yari afite. Tekereza gushinzwa ibyaha mu by'ukuri utigeze unagambirira mu mutima wawe gukora ibyo byaha. Yosefu yari afite agahinda. Nta kundi byari kugenda, hari gukurikiraho kubibwira nde? Sebuja azaze, umugore yari yanze yatsembye afite wa mwitero we, aragenda aramutakambira arira cyane ati wa mugaragu wagize gute? Wazanye. Muntu w'Imana, nujya ubona ibintu bikugwiririye utazi byavuye, ujye ufata umwanya ugire gute? Usenge. Sebuja nawe abyumvishe ku mugore wawe wishakiye, waragiye ukazana umuja ngajya gukorera, ukumva atagiye gushaka kugusimbura mu rugo, wamweguriye ibintu byose, atangiye no gufata ibyo utagize gute? Utamuhaye. Nawe ari wowe nta kindi kintu wakora uza kubura Sebuja wa Yosefu uretse kugira gute? Kumufunga cyangwa se ukaba wanamwica. Ariko Sebuja arabyumva, aramufunga. Yosefu agira umugisha hehe? Muri gereza. Kugendera na Yesu bitera. Yosefu mu gitekerezo yaratsinze ntabwo yatsinze. Abantu bifuza gutsinda na Yosefu bamarika ikiganza. Imana ijye ibabashisha mu izina rya Yesu. Yosefu byaje kurangira atsinze, biza kurangira ahuye n'abavandimwe be bamugurishije bari kugira gute? Bari kumusaba. Tekereza gusaba uwo wini. Tekereza gusaba umuntu wagurishije. Tekereza kujya gusaba umuntu waramugambaniye, uzi kujya gusaba ibiryo mu kindi gihugu, wagera ugasanga ari uri gutanga ibiryo wari waramugurishije. Byari ibintu bikomeye cyane.
abavandimwe baramubonye ntibanagira gute, ntibanamumenya, kuko iyo Imana iguteye iteka ugira iki? Buri muntu wese uri aha ngaha namwifuriza gutsinda na Yosefu. Buri muntu wese uri aha ngaha namwifuriza kugendana na Yesu. Buri muntu wese uri aha ngaha namwifuriza kuba mu biganza by'Imana. Isomo risoza Ibyahishuwe 22 umurongo wa 21. Hari amagambo nkunda avuga ngo ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Mwicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nanone tugarutse imbere y'ubwiza bwawe dushima urukundo rwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data mwiza wakoze kubana natwe kuva mu gitondo kugera amasaha dutangira isabato, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe ujye utwambika imbaraga mvajuru, Data mwiza, ujye uduhe gutsinda na Yosefu, ujye uduhe gutsinda na Aburahamu, ujye uduhe gutsinda n'abandi bakurambere, Data mwiza, ubwo tuzagera iwawe tuzashima urukundo rwawe. Bana natwe tugendere, ujye utwambarika imbaraga mvajuru, udufate nitugufate, kuko twebwe tugufashe twakurekura, ubwo uzaza tukagera iwawe tuzashima urukundo rwawe. Bana natwe duhe umugisha, twisabe twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Dushima urukundo rwawe, izina rihabwe icyubahiro. Tukweretse igice cya mbere gishoje, Data mwiza, wakoze kukiyobora nk'Imana, ubuntu bwawe bwabanye natwe, izina rihabwe icyubahiro. Bana n'igitaramo cya kabiri kigiye gukurikiraho, nacyo kiyoborere nk'Imana, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Abantu bari kumusubisha ngo ki kubera icyo bari kubaza ki kubera iki. Muri kino cyiciro cyacu cya Asia tugiramo imitwe igeze muri 6. Tugiramo umutwe wa mbere bita inshuti, aho tubana ababimbuzi. Abantu bakunda kwibaza ati abajia asumundi jia bisobanuye iki? Iraja isobanuye Genesis, ira a igasobanura Adventist. Mu Kinyarwanda Genesis mu Gifaransa ni Genesis ni ijambo ry'Igifaransa, mu Kinyarwanda bisobanura urubyiruko. Adventist murabizi ni abategereje. Ubwo n'urubyiruko rw'abategereje kugaruka kwande kwa Yesu Kristo, cyangwa se urubyiruko rw'Abadventist b'umunsi wa karindwi. Ubwo nizere ko ako ngako tugaciye kuri uyu munsi.
muri kino gitaramo turaza kuza kubonamo ibintu byinshi bitandukanye, turaza kuza kubonamo indirimbo n'ibindi bintu byinshi biraza kuza kudushimisha ndabyizera. Reka tuze kuza gukomeza kuza gukurikirana uko biri buze kugenda. J'ai toujours abajya bose barakatiye nibajya bakora ikintu kikagushimisha wemerewe gutanga amashyi. Baratambuka rwose neza cyane mu ngendo nziza ya Kijiya. Nuza rwose kwishima wemerewe gutanga amashyi. Muti wonderful, reba, wow, good, wonderful, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane rwose ku bajiya ba KCS. Wow, good, reba, wonderful, good, amashyi menshi cyane rwose. Bagira ukuntu bakata rwose iyo wowe inzoga ntabwo ukibishobora. Itegereze wonderful, amashyi menshi cyane rwose. Babakuye rwose ingofero. Rwose iyi ntavuko iyo wambaye ibiyobyabwenge ntabwo ujya uyishobora. Itegereze sari yihuta amashyi menshi cyane. Ati tana bantu bagakata rwose n'abaje koko b'umwami Yesu. Itegereze change sari. Wow,
rwose hari abantu bajya bavuga bati ibyo ntabwo basirimba ubu ntabwo rwose do reba aka gatebe rwose ati tana Pawulo itegereze reba gusa reba uko dutanga amashyi bakora ibintu batamusaya itegereze barafungura amashyi menshi cyane tubashyira abaketi neza tubibutsa ko basigaranye amasegonda 30 igitero gisoza kigucitse rwose waba ucikamo bayobowe na Gabi amashuri cyane rwose tubashe abaketi neza tubabwire batubere igitero cya nyuma igitero rwose cya nyuma gisezera Je te jure,
Toujours, toujours. Attention, j'ai toujours. Voilà, il a protégé. Attention, j'ai toujours. Oui, attention, j'ai toujours. Twese twishimire guhaguruka mbere ko dutangira igitaramo cyacu dutangize indirimbo y'icyiciro. uyifatira neza Attention, on est. kandi ibihe byose ubu rero kariya turabyita ngo paro kubonje ubu tugiye kwinjira mu gitaramo mbere ko tutagiye igitaramo tubanze dusenga nanone data mwiza baranatwe twambika imbaraga mvajuru tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. She
Imana yacira dukunda twese Urushimini rwose yaremye ureba ukuntu yatanze Yesu wayo baducungure twere kuzimira Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa yavukiye muri isaciye bugufi ajyanwa n'umubyeyi w'umukene Herode ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa yavuze ashimwa n'Imana ndetse n'abantu Mageso meza mugaragayeho icyo nicyo twahawe natwe ngo twigireho icyo tuzara ubwami bw'ijuru ahihane Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa gahihane Gayane uve mu byaha hawe ukazaza utazatungurwa ukazahamagara amazina yabera uzaba utaranuriye ubusa sawa twasize umunsi w'umunezero utumunezero isabato nziza gati uraza kabazo itangazo nikakunanira ubwo nyine ndabatsinze oya ntabwo wabwira amahombo muji yasajya atsindwa oya Kagakubaza. nikansinda kagakubaza gati ukunda imana cyane kwikunda bihaye iki kuba imana ndayikunda ikintu nakora kugira ngo gishimire yego ni ukuyiha umutima wanjye nanjye nayihaye umutima wanjye arasobanutse cyangwa mu gitaramo gati ndabizi ikintu ugiye kumbaza ugakomeza kugira ikigiye gukurikiraho gati bakaza gukurikiraho iki mbere ko kijyaho yego nanjye ndabanze mubaze agiye gukurikira geraho bibyara iriya jambo gati yego
nkurikije amashuri baje kwiga si menshi pe ariko se yananira tumate abajya bagakino nibo dutegereje bihute iki gitaramo muri kukibona ute abantu barishimye nibunezerewe vuga amen nibunezerewe vuga amen nibunezerewe vuga amen nibunezerewe koma amashyi nibunezerewe koma amashyi nibunezerewe pe kandi ushima umuremyi nibunezerewe koma amashyi uyu munsi turabahemba igihembo kisumbuyeho gisozwa na tse yonyine koko gisozwa na tse sabiye rwose bayagire nyine yo kugira ngo bacurumve ndetse muhaguruke babwire agakino tugiye gukina ugatsinda si ibyo gusa turamuhemba azajya no kwa mama umuntu uzajyanwa no kwa mama kandi n'abajiya azaba ameze neza muhaguruke pe kugira abajiya batari bazi uraza gutsinda araza kujya kwa mama gati munyumve neza urajya ukora opposite y'ibintu ugize gute mvuze urajya ukora opposite y'ibintu niba mvuze ngo mwicare niba mvuze ngo hagarara uragira gute ngaho mwicare baraba bicaye ntabwo bemerewe gusubiramo muhagarare harimo abantu batangiye kutugira abari basigaye bahagaze nabo bavuyemo ngaho mwicare muhagarare abari basigaye abantu bose bicaye gusa n'abari basigaye bahagaze nabo bahise bicara urayisahaguruka simutsinzwe ngaho mwicare ngaho mwicare bandi muri ya rukundo ubwira abantu Yesu ngiye ndashima Imana kuba nitwa Byiringiro wowe ngo ariko nagize hano imbere yayo sibyo mubyumve nkurikije ibyo ndi kubyumva ntabwo simwazivumbuye buriya twese banyitwa Yesu bayego yewe niyo mpamvu se byiringiro ngombwa witwa ngo by'abandi byawe turabyacura noneho ndabihuje nsanga ni ibintu byiza biri kuba byiza byacu ikibaye cyose ni byacu njye nitwa Yesu kandi uravuga ngo Yesu niwe byiringiro byacu Yesu niwe byiringiro byacu aba bajiya barakoze buriya hari ukuntu kandi ngo Yesu niwe ki byiringiro byacu Yesu niwe ki byiringiro byacu niwe ko Yesu ari ibyiringiro byacu tubashimiye guki gamena Benjamin karamena none kubera ka kantu kawe ntabwo ndongera kwita Benjamin wifungura tsematse we ugiye kunyita tsematse hari ikibazo se nta kibazo yego gati tsematse rero hano rege kwagutse yego hano ku ishuri ubuzima tubayemo hari ukuntu ujya utema nayiti wagira mama wawe ubwo twabashimiye ajya gukurikiraho umuntu w'umuvugo yego nigeze kwiga ibintu byo guhimba umuvugo kandi buriya ariko nagiye kuvuga ahantu bari abantu bavuga ibintu by'imivugo babita kuki abasizi yego naraje reka reka kuvuga ibyambayeho kuko icyo gihe nari ngiye kuhagwa ese cyabiteye wapi kuvuga umuvugo yego ni impano umuntu aba yifitemo ntabwo ari ibintu umuntu agenda atoragure nubwo wagenda ugatoragura amafaranga ntabwo ari kumuvugo bawutoragura yego ni impano y'umuntu ni impano y'umuntu ngo gishatse kuba ko nari nagize gute wari washatse kwiha impano itari yawe
nawe ubivuze mu mvugo mbi aba yashatse umuvugo tujye dushima rero ibiganza mvuge nshima Imana kubw'urukundo impaye n'ineza yayo ndavuga uwera rwose ndavuga Imana isumba byose ndavuga yatanze umwana wayo burya tujye dushima garutse nshima Imana yacu kubw'urukundo rwayo n'ineza yayo iyo ntekereza bikantera amashimwe iyo ndebye benshi bagiye twe tugasigara reba nawe imyaka myinshi tujye dushima Imana reka dushime iyo Mana rwose tuyisingize tuyirate ndetse tuyihe amashimwe erega rwose irabikwiye burya ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi byo ni byinshi ariko Uwiteka abimukiza byose nimureke dushime kuri uyu munsi uruta iyindi duturije imbere y'Imana mu rusengero rwayo abajiya twaje kubabwira amashimwe dufite jiya ikubiyemo ibintu byinshi iby'ubwenge iby'umwuka n'iby'umubiri nimuze twirongere ubugingo kandi tujye dushima Imana njye mbona dukwiye gushima rwose ese koko nawe nta mashimwe ufite reba nawe kwa muganga hirya no hino mu mavuriro benshi bari muri koma batazi iyo bari ariko twe Imana iracyaturindiye mu kigo cy'itorero katiyesi mureke dushime Imana hirya no hino ibihugu birarwana twe mu gihugu cyacu umutekano ni wose ese koko nawe nta mashimwe ufite numva akari ku mutima agasesekara ku munwa niba nawe bikurimo utera ubivuge satani yiguhenda rwose burya tujye dushima njye nshima inyarukundo kandi yakunze itorero iyarihaye umuyobozi ndetse n'urumuri rumurikira mu mwijima Bibiliya igitabo gitangaje gitaboneka ahabonetse hose kirimo ubutunzi bwinshi budusohoza yewe ntibugwe ingese ubu ntidukwiye gushima yatanze urumuri rumurikira ahatabona isoko tuvomamo tugahirwa kirimo iby'agaciro rwose yewe by'umumaro cyane urukundo rw'Imana n'ibambe ryayo njye bintera gushima rwose wowe nta mashimwe burya tujye dushima umunyezaburi we yarabivuze neza ati ikigoyi cy'abanyabyaha kiramba haboshye ariko sinibagirwa amategeko yawe Uwiteka se yuzuye imbabazi zawe ujye unyigisha amategeko wandikishije reka natwe dusabe maze murebe ngo tuzahabwa iteka kandi dushime reka nsoze ngana igicumbi mbibutsa gushima Imana rwose gushima mu byago no mu makuba dore ko Yobu we yatubereye urugero rwiza yiyereka Imana satani yiduhenda twereka impamvu ijana zo kurira twe tumwereke igihumbi zo guseka ese wowe nta mashimwe tujye dushima yari umusisi umwe atari umusazi usigaye bagasigara basigariza Aline turayisenga